kubabwiriza ngo njye gusengara umuntu w'umusore nkanjye wakariye ibyaha. Reka naho najya pe, ahubwo ntihagira umuntu uzongera kubimbwira njyewe urugo nzarutwika. Ngomba kujya nirira ibyana, ibi ngibi nkabyihorera. Reka genda umuntu se y'umuntu abaye ndeka byagenze ute? Akira mbaye nete zivura amaso. Yewe genda abantu basigaye basara no kumanwara amazi n'ikigenda kitangwaho. ashobora kuba yamfasha pe, ashobora kuba yamfasha kanze mwifashishe ndebe neza niba nabasha kugushura mu pasiteri. Salama se ngo neza ibyo bintu ngiye sinjya mbikora. Umuntu w'umusore nkawe musirimu nawe siko kari pasiteri koko yigisha ijambo ry'Imana kuko nawe wagiye muri izo nzira z'ubuyobe. Reka mubwize ukuri, kuri abajo sina data so ngiye ndiniga mana nkawe umusore nkawe kuko ukurya ibyana wanyumvishe kubera umwuka wera ndi warayobye wanyumvishe kubera reka abantu b'iki gihe urubyiruko rwose ko mbona murangiye kuko ibintu mukora mubona bitazabagaruka gute se, ahubwo weho warayobye kwishinga umugabo nk'uriyanga gushize mu mana muntu w'umusore nkawe w'umusirimu waza tukajya kwirira ibyana hariya dore ngiye ubu ngiye gusepera hariya. Ariko ziko imeruka yegereje ibyo byimere ko ariko ninde wabikubwiye? Reka nkubwire rero umusore wanjye sibyo papa wawe si pasiteri sibyo? Oya pasiteri nta nubwo mbyizeye. Papa wawe ntekereza ko na rimwe akakuganiriza ku bintu bigendanye n'Imana nk'ukuntu ajya aganiriza urundi rubyiruko runaka akarushishikariza nyine kujya mu bintu byo gusenga sibyo? Ariko none se iyo urebye nawe nk'ukuntu uri umusore mwiza Imana yarakuremye guha imbaraga sibyo? Ukaba utajya no mu rusengero basi wenda ngo yiririmbe wumva amaherezo yawe ari ayahe? Mukoze kiriya kibumba kibanga ntago azakimenyara, ariko ndibutse naramwibagije nkomeze njye kumureba tuganire wasanga ari ibindi yibutse. Sibyo manzi unyumve wumva amaherezo yawe ari ayahe? Kurya ibyana. Oya nyine nibyo mba nkubwira, vuba twigendere hakuri. Iyo mana muba muvuga hari aho wayibonye? Ibintu bivuga hari na kimwe wigeze ubona? Kwiga ugendana ibyo Bibiliya n'ibitabo gusenga biriya byose byanditswe n'abantu, nta mana yigeze yandika kiriya gitabo ngikiza. Ariko njyewe ibyana buri munsi mba ndi kumwe nabyo turi kugenda dore na mukandaje duhuriye hariya hirya ndi kumwe n'icyana. Biramfasha kugusubiza sibyo? Oya winsubiza byo biramfasha kugusubiza. Mva nkubwira Imana dusenga yo ndimo ndakubwira nyigusobanurire neza ibyo ngibyo nari ndimo ndakubwira umbwira ngo abantu b'abantu nibo banditse Bibiliya. Reka nkwereke suri umusore ndabona ko utarengeje imyaka 22 sibyo? Uzashimishwa nuko ibyo byanurya sibyo? Ejo bundi uzabona warwaye sida urumva? Hagarikira warwaye sida turi kwitwara mu ntoki. Reka tutahita tunabipfaho. Icya kabiri kankubwire reba hano icyabikabere kankubwira sibyo? Numara kurwara sida imitezi sibyo urabona uzongera kubona izo mbaraga ko subwo nk'ibyo bintu bya sida ubizanye ubizi nagukubita ugatuma ko ndi seriye mu izina rya Yesu. Reka nkubwire sibyo muhaye igihe gitoya kitarenze icyumweru kimwe ibyo nkubwiye byose uzabibona utaneza sitani nevire genda mvibira ahubwo kanigenda ibyo nkubwiye uzabibona nyuma yuko bitarenze icyumweru kimwe utazongera no
bite byawe? amakuru yawe Uri kuri muntu iki wa mugabo? waho uri mu ntoki kunyitegereza cyane se urabona aribwo bwa mbere njye ntabiduhuye Ahubwo se uri muntu ki usobanuye iki ku buzima bwacu? ejo bundi si wowe twahuye uri kumbwira ati wowe nuramukira Jovanisi ngo mujya mujye kuzimu Cyane cyarasaze di. ahubwo Ikuzimu. mbere yuko Abasha ibyo bintu mama muri kubasha kuvuga mukavanga ikuzimu umuntu ahazi. ahubwo nkeneye kumenya relationship wowe ufitanye nuramukira Jovanisi Ibyo biragufasha iki? nimara kubimenya ndagira ngo mbahindure Asha ubundi ko mbona ufite tugambo twishi byagenze. ndagira mbahindure mujye mu nzira y'ukuri Ndibaza impamvu ayo magambo muyakura he? ahubwo ngewe ikibazo Ariko sha ubu nk'ibyo bintu bakujyanye imbere y'abantu wabisobanura. nabisubiramo nkabishimangira Ikuzimu surahazi habaho. nuko ari uko njye narabikurikiranye neza ndabyumva noneho bitewe n'imikorere yawe nawe bigaragaza nyine ko mufitanye umubano n'ikuzimu Asha uri muntu ki? njye ndi umukozi w'Imana Uri umukozi w'Imana? njye ndi umukozi w'Imana Imana bwoko ki? njye Imana yaturemye ikadushyira hano ku isi njye ndi umukozi wayo njye nagusobanurira ati ndi umukozi w'Imana ibi ngibi mufinda nta na kimwe cya kabiri ni ku bintu mfite nahuguriwe nta na kimwe cyagira n'iki na kimwe ngo hagire w'Imana nasizwe amavuta Wa mugabo uri muntu ndi ki? umukozi w'Imana nasizwe amavuta ngwino nkubwize ukuri nawe ngwino nkubwize ukuri nasizwe amavuta ariko ibyo nabonye hano ubu urubyiruko rwose abapapa bose bibanze gukorera Satani ingaruka bazayibona buri munsi nkazaza njya gusenga Imana ikanyereka ibintu nkahura nabo najya kubigisha ijambo ry'Imana bikanga Mana umfashe bari abantu nshaka ko bazaba icyaremwe gishya kandi ndabizi Satani yirusha imbaraga ugomba kubahindura kanahe amen Meze bite musore? Sawa sawa. Meze fresh. Meze neza pe. Subire basi. Ndi umusore pe. Wabonze se cyangwa nagunze? Ariko ndi kubona isura atari gusa. Njyewe ujya wumva bo bitaga kiresha. Wa mushefu. Bino twicara no kubwira akantu. Ni wowe nawe narabuze. Ajye si wowe umuhungu wa mupasiteri sha. Waje sindinuwe pe. Umuntu ndibira gukora ibintu akanga. Sibise mba nkubwira. Uriya mupapa wawe ndibura ni idage. Yakareka nukanamumbwira. Njyewe nibaza ukuntu ahubwo byagenze kugira ngo ari kukubyara. Niba nduwe niba barantoraguye sinzi kuko mbona ndi mu nzira yanjye. None akantu kansetsa njyewe ni ukuntu umva ngakorera Imana. Iyo Mana akorera barazizi izo Mana. Imana se yayibonye. Mbese baje tukishakira amafaranga ibintu by'Imana tukabireka. Amafaranga. Amafaranga. Nese ntabwo uzi ko none nziho iki? Ko nzi kuri umushefu naye narakubuze. Amafaranga nyine umva ikintu ngiye nshaka ko dukina modi. Nshaka ko urikumva Bibiliya ibintwaro zose papa wakoresha z'ibintu bituma ajya gusenga bikamugira idage. Nshaka ko byose ugenda ukabifata. Nawe namutwika ku mafaranga. Nshaka kubifata ukabitwika hanyuma icyongeyeho noneho rero. Ngiye ikintu nshaka ibyo bintu numara kubikora. Nkwemere miliyoni 100. Nzibuze ko twahita duserera no gura umukire. Ako mutajya mumenya rero abantu badasenga twabarushije. Size ngizi twe kutizera ko Imana ibo bituma tugira ibintu byinshi tugera. Amafaranga ntacyo ntakora pe. Ndabikora. Wowe tekereza kuri iki kintu. Amafaranga yarabuze nawe urabizi. Kandi dutunzwe n'ibintu nyine byo kurya n'iki kandi ibyo byose bigurwa n'amafaranga. Rwose pe. Ikintu wengeye nifuza ko wankorera. Ugenda utwika ibikoresho byose bituma papa wabidajya. Aje duhangane mu makampani duteze igihugu imbere rega. Ase ibi bintu ngiye gukora nta ngaruka biraza kongera ahora. Papa yaza kubimitaniramo. Nanone nabikora se uyu mukino. Ibyo bintu ndi bubikore kuri kujya mu bitekerezo kure cyane ikintu nakubwiye kigoye muri ibyo ngibyo nta kimwe ndi bubikore nta kibazo. Ndaza kubikurikirana. Kanizere yuko urazigenda ufata ifoto uraza kunyereka ngiye video uri gukora ibyo bintu. Ndabikora pe. Ibyo nubikora ayo mafaranga tayari ndahita nyaguhereza. Ariko rero yashira kuri simukade yanjye. Ibyo birakunda. Ikibazo ntago ari amafaranga icyo nshaka ni ukugira ngo ugende unwikire Bibiliya ibitabo by'indirimbo byose agira ari mu nzu. Ibyo ndabikora. Ndaza kubikora pe. Tuvuganye nizere ko ari deal. Ni deal pe. Deal. Sawa. 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 Wagize ngaho ari ibi bintu wemeye turamutse utabikoze ugira ngo si twaguhitana. Twaguhitana da. Nta mikino ibi ngibi wabigiyemo ntujya upfa kubivamo. Sawa.
ikimenyetso mwamaye kitari ngugira gutya ntabwo byigeze biba byo. Ikimenyetso wowe wagikoze nabi. Nagikoze ku muntu usenga yaranyishe. Icyo gihe ntabwo nari nasinziye, naraye mwirimba. Uyu munsi nanjye niriwe mpura nabo, bisaba yuko twongera ibitambo kugira ngo batwongere imbaraga kugira ngo tubashe gutsinda. Tereka aho ngaho ubwo nibwo byaba byo. Ngo kiriya kimenyetso habe na rimwe, ariko aho cyakoze rimwe ni kuri Kadogo. Wa mukozi unkorera mu rugo. Okay. Bivuze ngo kiriya kimenyetso ni icyanya cyo rero. Ahubwo ikintu ukwiye gutekereza, ukwiye gushakisha uburyo ki uri kumva uzajya wirinda abantu basenga cyane. Ukuye n'umuntu usenga tayaragucinege. Nanjye uyu munsi niremeze nk'umuntu uri guhura nabo. Ariko ikintu ugomba gutekereza, ukwiye kubagendera kure cyane kuko nabo bafite imbaraga zikomeye cyane kuko uriya mwami wo hejuru aturusha imbaraga. Ariko hariya Kadogo we narakimukoze birakunda. Basawa igihe nari mvuye hanze nyine muri bwa butumwa twahuriyemo tugeze muri Mozambique. Igihe twahuye na njye nibyo ndi kukubwira. Igihe uri kuvuga igihe tujya guhura na wa mudayimoni bita Turawasi. Turawasi. Igihe baduhari amafaranga $800 z'amadolari. Ngo tuze uduhure n'ura muntu usenga garanesheje ngo ibyo ari gusenya ikuzimu. Icyo gihe Kadogo we nabo kumukoza arambaza ati kumaze icyumweru utagera mu rugo byagenze gute nakimukoza ahita nizere ko ariko utigeze umubwira utari wamumanje kumubwira kuko ibi kiriya kimenyetso nyuma yaho yasenze bigakunda biriya bintu byose arabyibuka. Oya ntabwo nabimubwiyeho. Gusa ko ikintu kiriho aya masaha niyo yangiye nawe yo guhora saa 12 z'umugoroba kugira ngo umwami wacu abashe kutubona aho duherereye hose. Ubwo sasa turamanuka kaba witonze kamanze cika imbaraga kugira ngo byibuze twongere dusubirane kuko mu kanya hari abanyangije. I'll see you.